Iyo wizeye Yesu, Imana igukura mu banyabyaha. Iyo wizeye Yesu ukihana ibyaha byawe, Imana irakubabarira ikaguhindura umwana w'Imana, ugahinduka umuntu mushya, ukareka kujya ugendera mu byaha, ugatangira ukabaho uri umuntu uvuga ngo ubu njyewe amaso yanjye ntago nyahanga iby'isi, nyahanze Yesu, niwe cyitegererezo cyanjye. Hanyuma rero ibibi sikora ntubibarizwemo, amanyanga y'isi ntuyabarizwemo, ibyaha by'isi ntubibarizwemo, ukaba umwana w'ijuru, indangagaciro zawe zikaba indangagaciro za Yesu, ukabura umuvandimwe wa Yesu. Haleluya! Iyo twizeye Yesu aduhindura abana b'Imana, tugahinduka ibyaremwe bishya, tugahinduka abavandimwe b'umwami Yesu, tugahinduka abaraganwa na Kristo, abaraganwa na Kristo. Imana ishimwe. Dufite indirimbo turirimba mu gitabo ivuga ngo ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we, ngo Imana ishimwe cyane, ngo kandi ibyo mfite byose ngo niwe wabimpaye, ngo Imana ishimwe, ngo kandi yarambabariye, Imana ishimwe. Iyo twizeye Yesu natwe atubera inkuge y'agakiza, tukamwinjiramo tugakira, tugakira umujinya w'Imana, tugakira urubanza rw'Imana, tugakira ingaruka z'ibyaha, tugahinduka abana b'Imana, tukareka kujya tugenda dufite ubwoba, tukajya tugenda twumva amen turi abantu bashinganye, tukajya tugenda twumva iwacu ari mu ijuru, tukajya tugenda twumva turinzwe n'imbaraga zikomeye, tukajya tugenda twumva duhagaze mu butware bw'Imana, tukajya tugenda turirimba ngo ejo hacu harashinganye, turi mu biganza bya Kristo. Iyo uri mu biganza bya Kristo ukabaho uri umwana w'Imana, icyo gihe ushobora guhamya ngo njye sinzarimbuka. Umukiranutsi niyarumwe ku isi muri miliyari z'abanyabyaha, Imana iramuzirikana. Haleluya! Imana itugirire neza. Imana ntishobora na gato kurimburana abakiranutsi n'abanyabyaha. Ijya kurimbura Sodomu n'Igomora, yazirikanye ko ibyaha by'abanyesodomu Loti atabigiyemo, irabanza iramuroba iramuzigama, ibona kurimbura abanyabyaha. Imana itugirire neza. Ije kurimbura abanyabyaha bo ku gihe cya Nowa, yarabanje ireba Nowa nawe iramuzigama, ibona kujya kurimbura abapagani b'igihe cya Nowa. Nowa araganira n'Imana, kandi abantu bose bo mu gihe cye baguye, barambaraye, bari mu byaha, Imana ibafitiye umujinya. Imana iri kuvuga ngo nzabarimbura, aba nta bantu barimo, barangomeye, bancumuyeho, bizana urubanza. Ibyaha bizana ibyago, ibyaha birarimbura, ibyaha biricisha, ibyaha bigirukana ubusabane bw'umuntu n'Imana, ibyaha bituma umuntu ahinduka ikivume mu maso y'Imana. Nawe nujya ubona utuye no mu bantu babi, jya ukomeza use n'Imana, ntugase n'abantu babi, ntugase n'abapagani muturanye, ntugase n'abanyabyaha muturanye, ntugase n'abasinzi muturanye, cyangwa abasambanyi muturanye, cyangwa abagizi ba nabi n'abanyarugomo n'abagambanyi abantu, ntugase nabo. Nowa yari atuye hagati muri wo, ariko ntiyasaga nabo, yakomezaga kuba umukiranutsi mu maso y'Imana, Imana ikamutangira ubuhamya. Yesu ashimwe bene data. Imana iguha umugisha wowe udukurikiye muri uyu mwanya. Ni wa mwanya wacu mwiza rero wo kwiga Bibiliya, ijambo ry'Imana, Bible study mu rurimi rw'icyongereza. Hanyuma turakomeje rero, reka dutangire ariko dusenga kugira ngo dutumire Imana ibane natwe muri iki kiganiro. Mana, wakoze kubana natwe, uri umurinzi wacu mwiza, udukunda tudakwiriye. Izina ryawe rishimwe kandi izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uyu mwanya tukweretse iyi gahunda yacu nziza yo kwiga ijambo ryawe, uyidushyigikiremo. Uri Imana idukunda kandi uri Imana itwitaho, umwuka urabane natwe, turusheho gusobanukirwa ijambo ryawe, ridukuze, turusheho kugenda dusa nawe, tuva mu bwiza tujya mu bundi. Uyu mwanya utubere umwanya w'umugisha, utangirane natwe kandi uze gusozanya natwe, mu izina rikomeye ry'umucunguzi wacu Yesu urakoze. Amen, 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 amen. Imana iguha umugisha mwene data, wakoze kwitanga ukaba ubonetse muri uyu mwanya mwiza w'umugisha kugira ngo dukomeze twige ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha cyane. Yego, tukomeje rero kwiga Bibiliya tudasimbuka igice na kimwe, tudasimbuka umurongo n'umwe, tuyiga nta kintu na kimwe dusimbuka. Imana itugirire neza. Ubu rero tugeze mu Itangiriro igice cya gatandatu. Uyu munsi turahera ku murongo wa 13 turangize kino gice. Tugiye gusoma nk'uko mubizi buri wa gatandatu mu gitondo twigana ijambo ry'Imana. Twigana ijambo ry'Imana, twiga igice cya Bibiliya, tukakiga, tukareba ibyo kitwigisha, kandi tugaharanira kuba tugishyira mu bikorwa. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe ko yaguciriye inzira rero ukaba wabonetse. Ntago ari impanuka, ni Imana yakuzanye. Imana iguha umugisha. Reka twiganire ijambo ry'Imana rero, uritangire urisoze.
twungurana ibitekerezo. Reka dusome Itangiriro ibice 6 umurongo wa 13 turarangiza iki gice. Kino gice kirangirira ku murongo wa 22 niho turangiriza. Fata Bibiliya yawe nanjye nafashe yanjye rero ubundi dusome. Twagiye. Imana ibwira Nowa iti: iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye, kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo, dore nzabarimburana n'isi. Nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa gofero, ugabanyemo ibyumba, uyihome ubushishi imbere n'inyuma, uyibaze utya: uburebure bw'umurambararo bw'iyo nkuge bube mikono 300, ubugari bwayo bube mikono 50, uburebure bw'igihagararo bwayo bube mikono 30, kandi uzacemo idirishya rizaba irya mukono umwe, nuyirangiza hejuru umuryango w'inkuge uzawushyire mu rubavu rwayo, uzayishyiremo amazu, iyo hasi n'iya kabiri hejuru yayo n'iya gatatu. Nanjye dore nzazana umwuzure w'amazi mu isi, urimbure ibifite umubiri byose biri mu mwuka w'ubugingo, ubitsembe hasi y'ijuru, ibiri mu isi byose bipfe. Ariko nzakomeza isezerano ryanjye nawe, uzinjirane muri iyo nkuge n'abana bawe n'umugore wawe n'abakazana bawe, kandi mu moko yose y'ibibaho bifite umubiri byose uzinjize muri iyo nkuge bibiri, ngo ubirokorane nawe. Bizaba ikigabo n'ikigore, mu nyoni no mu bisiga nk'uko amoko yabyo ari, no mu matungo nk'uko amoko yayo ari, no mu bikururuka hasi byose nk'uko amoko yabyo ari. 2 by'amoko yose bizaza aho uri, kugira ngo ubirokore, kandi uzijyanire mu biribwa byose, ubyihunikire, bizabe ibyo kubatungana n'ibyo muri kumwe. Nowa agenza atyo, iby'Imana yamutegetse byose aba ari byo akora. Imana itugirire neza. Reka rero dukomeze n'aya magambo tugiye kuganiraho. Mwitegereze, buriya Imana yacu ni igitangaza cyane. Turimo aya magambo munyemere tubanze tuyitegereze ubundi niturangiza tuyaganireho. Uyu ni Nowa. Muribuka isi yo mu gihe cyane ukuntu imeze, n'isi y'abantu biyanduje, abana b'Imana n'abana b'abantu barivangavanze, hanyuma bituma isi yuzura ubusambanyi, urugomo. Isi ikabaho abantu bafite imbaraga z'umubiri ariko badafite imbaraga z'umutima. Isi iragenda irandura, abantu bahinduka abanyabyaha pe. Imana irangije irababara. Noneho rero ibyaha by'abantu, Imana igera ivuga ngo umwuka wanjye ngo ntazahora aruhanya n'abantu iteka. Hari igihe abantu bababaza umwuka w'Imana, umwuka akakwinginga, waretse ibi byaha ukanguka bigumamo, waretse ubusinzi ukanguka bugumamo, waretse ubusambanyi ukanguka bugumamo, waretse urugomo ukanguka ukarugumamo, waretse ibi bintu by'ubugambanyi ukanguka bigumamo. Noneho rero hari igihe umwuka wera akakwinginga, ariko yabona wanze kubivamo, noneho akakwihorera. Imana ikavuga ngo umwuka wanjye ngo ntazahora aruhanya n'abantu iteka iminsi yose. Hano naho aba bantu baraburiwe. Nowa abagira inama, Nowa arababwiriza. Umukozi w'Imana Petero yaranditse abivugaho ngo Nowa yabwirizaga aba bantu ngo bihane, bareke ibyaha, bareke urugomo, bareke kubabaza Imana, bareke kubaho mu buzima butera Imana agahinda, ariko bakanga bagakomeza kwibera muri ubwo buzima, bakanga bagakomeza gukora ibyaha. Imana ikababurira, Nowa akabigisha, akababwiriza ubutumwa ngo bihane, bakanga kwihana. Ibyaha biragwira, isi yuzura ibyaha, isi yuzura urugomo. Nowa arabireba. Noneho ariko ikintu nkunda ngo Nowa ntiyigeze asa nabo. Bakoraga ibyo byaha ariko babikoraga bonyine. Nowa ntiyigeze afatanya nabo mu byaha. Imana irabyitegereza. Haleluya. Imana itugirire neza. Imana igira gute? Irabyitegereza. Buri Imana yacu ni nziza. Hari amakosa Imana idashobora gukora. Ntabwo ishobora kuza ngo irimburane abakiranutsi n'abanyabyaha. Oya, Imana yacu
ni Imana ikiranuka, ni Imana idaca urwa kibera, ni Imana idashobora kurenganya inzirakarengane. Imana itugirire neza. Hanyuma rero mwitegereze, ikintu cya mbere tugiye kureba, Imana hano irababaye. Imana irababaye, noneho igezaho ivuga ijambo rikomeye. Kubera iki? Ibyaha, buriya reka mbabwize ukuri, ibyaha bizana ibihano, ibyaha birarimbura. Abantu barabikinisha, ariko ibyaha ntabwo byoroshye. Ibyaha nibyo bizarimbuza abantu bo ku gihe cya Nowa. Ibyaha nibyo byarimbuje abantu bo ku gihe cy'Isodomu n'i Gomora. Ibyaha nibyo bizarimbuza n'abantu n'ubundi no kumperuka y'ubu buzima. Ibyaha bitera ibibazo, ibyaha birarimbuza. Mwitegereza hano ku murongo wa 13 ngo Imana ibwira Nowa iti, ariko byonyine tekereza kano kantu ngo Imana ibwira Nowa iti, iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye. Kubera iki? Kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo, dore nzabarimburana n'isi. Icyambere urabona, Nowa araganira n'Imana. Nowa aracyafitanye ubusabane n'Imana. Abandi bari mu byaha, bari mu busambanyi, bari mu businzi, bari mu rugomo. Hano Bibiliya yavuze ngo bari abanyarugomo babi cyane, bababaje Imana, ifite agahinda pe. Ariko Imana ikaza ikiganirira nanone ngo Nowa nshuti yanjye, ngwino tuganire. Haleluya. Urumva, mu gihe abandi bose bateye Imana umujinya, Imana yagambiriye kubarimbura, Imana ifite agahinda ku bwabo, ariko irareba Nowa ikavuga ngo Nowa, wowe noneho ngwino tuganire. Haleluya. Imana itugirire ngo ngwino tuganire, ngwino nkubwire, ngwino nkumenera ibanga. Hari abantu b'Imana, b'inkoramutima z'Imana, Imana imenera amabanga, Imana ibwira ibyenda kubaho, Imana ibwira n'ibyigambiriye. Buriya kugirana ubusabane n'Imana ni byiza cyane. Nowa yari afitanye ubusabane n'Imana. Amen. Atuye mu bantu bagomeye Imana babi cyane, ariko Nowa ntahindurwa nawe, Nowa ntasa nabo. Imana itugirire neza. Reka nkubwire, nawe nujya ubona utuye no mu bantu babi, jya ukomeza use n'Imana. Ntugase n'abantu babi, ntugase n'abapagani muturanye, ntugase n'abanyabyaha muturanye, ntugase n'abasinzi muturanye, cyangwa abasambanyi muturanye, cyangwa abagizi ba nabi n'abanyarugomo n'abagambanya abantu. Ntugase nabo. Nowa yari atuye hagati muri wo, ariko ntiyasaga nabo. Yakomezaga kuba umukiranutsi mu maso y'Imana. Imana ikamutangira ubuhamya. Iteka ryose Imana yajyaga kurimbura abantu. Imana hari igihe yajyaga ivuga ngo umva, ngo niyo Nowa na Yobu na Daniyeli ngo abakiranutsi nemera bazuka, ngo bari abantu sinabababarira. Bikwereka ngo Nowa yari umukiranutsi mu maso y'Imana. Ku rwego inshuro nyinshi muri Bibiliya Imana igenda imugaruka ivuga ngo Nowa yari umukiranutsi. Amen. Ngo Nowa yari umukiranutsi. Imana ikaza ikamubwira ngo Nowa, ubu iherezo ry'ibifite imibiri byose ibi ngiye kubirimbura. Ibinyabuzima byose biri ku isi ngiye kubirimbura. Kubera iki? Ikinteye gufata uyu mwanzuro uteye gutya, ngo nuko ngo isi yuzuye urugomo ku bwabo. None rero ubwo bafashe isi bakayuzuza urugomo, ngiye kubarimbuza. Reka nkubwire, ndakwifuriza kugirana ubusabane n'Imana. Jya usabana n'Imana. Amen. Mujye muganira n'Imana nk'uko Nowa yaganiraga nayo. No mu gihe abandi bose batannye, basubiye inyuma, bari kwigaragura mu byaha, jya uhunga ibyaha, jya urwanya ibyaha, ugirane ubusabane n'Imana, ujye uganira n'Imana. No mu gihe abandi bavuga ko yacecetse itakivuga, jya ugirana ubusabane n'Imana. Ujye upfukama uyibwire ngo Mana, nubwo uyu mujyi ntuyemo wuzuyemo ibyaha, nubwo iyi quartier ntuyemo yuzuyemo ibyaha, nubwo uyu muryango mvukamo wuzuyemo ibyaha, nubwo sinzi itorero rusengeramo naryo niriba ryuzuye abanyabyaha, wowe ujye ugira itandukaniro, uvuge ngo ngewe n'Imana yanjye nzakomeza kuba umwizerwa imbere y'Imana. Haleluya. Nzakomeza kuba umwizerwa mu mibereho yanjye yose, mu mikorere yanjye yose, mu mitekerereze yanjye yose, mu migamire yanjye yose. Ujye ubaho uri umuntu unezeza Imana uko byagenda kose. Imana itugirire neza. Nowa araganira n'Imana, kandi abantu bose bo mu gihe cye baguye, barambaraye, bari mu byaha. Imana ibafitiye umujinya. Imana iri kuvuga ngo nzabarimbura. Aba nta bantu barimo, barangomeye, bancumuyeho, bangiye urubanza. Ibyaha bizana, ibyaha ni bibi, bizana urubanza.
ibyaha bizana ibyago, ibyaha birarimbura, ibyaha biricisha, ibyaha bigirukana ubusabane bw'umuntu n'Imana, ibyaha bituma umuntu ahinduka ikivume mu maso y'Imana, ibyaha bituma umuntu ababaza umwuka wera, ibyaha bituma umuntu ababaza Imana, ibyaha bituma umuntu afata gahunda yo kuzamurimbura kandi bitari bihari. Hano Imana yaraje bwira Nowa ngo umva ngiye kuzarimbura ibifite imibiri byose. Reka nkubwire, nimba hari ibyaha uzi ubamo bijya bigutsinda, bijya bikunesha, uyu munsi ucyumvira ijambo upfuka mubwira Imana ngo Mana mbabarira ibi byaha byansindaga nk'imbaraga zo kubitsinda. Bwira Imana ngo ndihannye mbivuyemo, ubivemo, Imana ikubabarire, kuko Imana yacu ni nyembabazi. Ariko ibyaha iyo bigumyemo biba bizaguteza ingorane, biba bizaguteza ibyago, biba bizaguteza kurimbuka, biba bizaguteza kubana nabi n'Imana. Ibyaha bitera umwaku, ibyaha bitera umwaku, ibyaha byirukana ubusabane bw'umuntu n'Imana. Umva, impamvu Imana ivuze ko ugiye kurimbura abo bantu bo mu gihe cya Nowa nta kindi bazijije ni ubwinshi bw'ibyaha byabo, kandi ntabwo bari kubyihana ngo babivemo. Burya Imana ni nyembabazi ariko ibabarira abihannye. Imana ni nyembabazi, ibabarira abihannye bakizera imbabazi zayo. Imana ni nyembabazi, nta n'icyaha itababarira, ariko reka ibabarira abihannye kandi bakizera imbabazi zayo. Ntabwo imbabazi z'Imana ziri automatique. Nongere mpugure nyahe, umva nibutse ba bantu bajya bicara ngo twe dukora ibyaha ngo kandi ibyaha byacu ntibizaturimbura, amaraso ya Yesu abadutwikiriye, tubikora twitwikiriye amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu ababare yeza abihannye, yeza abizeye, yeza abafashe umwanzuro wo kuva mu byaha. Ahangaha ibyaha iyo utabyihannye nta kikubuza kurimburwa nabyo. Ibyaha iyo utabyihannye nta kikubuza kurimburwa nabyo. Kubera iki? Ariko umugisha uhari nuko amaraso ya Yesu ngo atwezaho gukiranuka kose iyo twihannye tukizera Yesu. Ihana ibyaha byawe nawe wizere Yesu ubivemo, amaraso ya Yesu arakweza, nibwo agira umumaro. Imana itugirire neza. Hanyuma dukomeze. Ikindi mwitegereze Imana yacu, ikintu yikundira rero, Imana ntishobora kurimburana abakiranutsi n'abanyabyaha. Ntabwo Imana ishobora. Reka nkubwize ukuri, Imana ibikureba iyo uharanira gukiranuka, uharanira kuyitunganira, wirinda kubaho ubabaza umwami Yesu wagukunze akakwitangira, Imana ibikureba. Ntabwo Imana ishobora na rimwe gukora ikosa ryo kurimburana abakiranutsi n'abanyabyaha. Oya, oya, oya. Iyo Imana igiye kurimbura abanyabyaha irabanza ikazirikana abakiranutsi babo. Imana irabizi ko mu kazi kawe wagerageje gukiranuka. Umunsi izaza kurimbura abajura mukorana, umunsi izaza kurimbura abagambanyi mukorana, umunsi izaza kurimbura abagizi ba nabi mukorana, umunsi izaza kurimbura abasinzi mukorana, umunsi izaza kurimbura abasambanyi mukorana, izazirikana ko wowe utabigendeyemo. Kubera iki? Imana ntishobora gukora ikosa ryo kurimburana abakiranutsi n'abanyabyaha. Oya, ntabwo Imana ishobora kubikora. Abantu niyo bayibabaza gute, umukiranutsi niyari umwe ku isi muri miliyari z'abanyabyaha, Imana iramuzirikana. Haleluya. Imana itugirire neza. Imana ntishobora na gato kurimburana abakiranutsi n'abanyabyaha. Ijya kurimbura Sodomu n'i Gomora yazirikanye ko ibyaha by'abanyesodomu Loti atabigiyemo, irabanza iramurobera iramuzigama, ibona kurimbura abanyabyaha. Imana itugirire neza. Ije kurimbura abanyabyaha bo ku gihe cya Nowa, yarabanje ireba Nowa nawe iramuzigama, ibona kujya kurimbura abapagani b'igihe cya Nowa. Imana itugirire neza. Urebe Imana yacu. Aba bantu bababaje Imana, ariko reka nkubwire n'uyu munsi hari abantu babaza Imana. Yesu yaravuze ngo iyo nagupfiriye nkakwejesha amaraso yanjye, warangiza ugasubira mu byaha, ngo umeze nko kongera kumubamba ku musaraba, ngo ni nko kongera kwibambira umwana w'Imana. Urumva ibyo bintu? Ibintu byo kujya gutura mu byaha kandi waramenye Yesu, witwa umukristo. Umva, uba uri kubabaza Imana, uba uri kubabaza umwami wagukunze akakwitangira. Ukwiriye kuva mu byaha ukabizinukwa, kuko ibyaha birarimbura. Ibyaha birarimbura. Mu gitabo cy'ibyahishuwe barabitubwira, mu Befeso bakabitubwira, ibyaha birarimbura. Ababikora bazaba hanze. Imana itugirire neza. Reka dukomeze.
noneho rero imana yacu ntishobora kurimburana abakiranutsi n'abanyabyaha. Burya iyo ukiranukira imana ibikureba, ariko niyo uri mu byaha bikureba. Ibyaha byose ukora wihishe imana yirabireba, n'ibyo abantu batabona, ibyo inshuti zawe zitazi, ibyabo mu bana batazi, imana irakureba kuko imana ireba hose. Nkugira inama, va mu byaha utazabirimbukiramo, va mu byaha utazabirimbukiramo, va mu byaha wihane, Yesu akubabarire, akweze, agutunganye, ni umunyembabazi. Ariko uve mu byaha utazabirimbukiramo, utazabirimbukiramo nk'abantu bo ku gihe cyande, nko ku gihe cya Nowa. Imana itugire neza. Imana irabubwira ngo umva Nowa, rero ubwo ngiye kurimbura iyi si y'abanyabyaha wese nshaka kukurimbura, none ibarize inkuge. Inkuge ni ubwato bunini, ibarize ubwato bunini. Ububaza ukuntu ngiye kukubwira, Imana imuha ibipimo, kandi ububaza mu giti cyitwa gofero. Imbaho kugira kubera iki? Hakenewe imbaho zikomeye, imbaho zitazajandama, imbaho zizajya mu mazi ntizibore, imbaho zitazika, imbaho zitazarohama. Urebe imbaho ziri special, imbaho nziza. Igiti cyitwa gofero kubera iki? Ni inkuge y'agakiza. Hanyuma wowe n'umuryango wawe muzayinjiremo, winjiranemo n'inyamaswa ebyiri muri buri bwoko, kugira ngo nimuvamo ubuzima buzakomeze. Imana itegura inkuge kugira ngo irokore nde? Irokore Nowa. Iyi nkuge iri special, ni inkuge nini pe. Imana imutegeka uburebure ngo iyi nkuge izaba ifite mikono 300. Mikono 300 iyo usomye muri biri ijambo ry'Imana bo baratubwira ngo ni metero 150. Aha, ubugari bw'iyo nkuge ngo buzaba ari metero 50. Muri biri ijambo ry'Imana bakadusobanurira ngo ubwo ni metero 25. Urumva mukono ukuntu babaraga ibipimo by'uburebure kera, mukono bagafata kano gace urushyi rw'ukuboko bagapima. Urabona ni nk'igice cya metero nyine, murabibona ngo ni mukono umwe, mikono 2, mikono 3, ni hafi 1/2 cya metero. Noneho rero upime inkuge ngo izagire mikono, ubwo mikono 300 ni metero hafi 150. Turebe ko muri ijambo ry'Imana badusobanurira ubugari ngo buzaba ari mikono 50, ubwo ni nka metero 25 hafi aho. Hanyuma ubuhagarike hotel, uburebure bw'iyo nkuge, ikigejuru nyine uburebure hotel height ngo bizaba ari mikono 30, ubwo ni nka metero 15. Urumva ubu bwato bwari bunini cyane. Aranamutegeka ngo ubwo bwato uzabwubakemo amazu n'ibyumba, ngo amagorofa 3. Ni ubwato bwari burimo amazu ariko agerekeranye 3. Urumva inzu yo hasi, iya kabiri niyo hejuru. Bwari ubwato bunini, bwari ubwato bunini ku rwego udashobora, ni bunini cyane. Niyo mpamvu bwamutwaye imyaka 100 nawe wabubaza. Ubu bwato bwari bunini, ubwato Nowa yabajije bwari bunini pe, bwari bunini. Reba nawe muno burebure, ariko metero 150 z'uburebure. Uzi ko ngo reba nanone metero 25 z'ubugari. Urumva ubwato urabona bwari rectangle ukuntu, ariko noneho buragerekeranye, buragerekeranye 3, ni nka etage, ni amagorofa 3 agerekeranye. Urumva rero bwari ubwato bunini cyane, bwari ubwato bunini ku buryo ufashe nk'inzu y'ibyumba 3 na salo, wenda ufata nka cadastre idahambaye cyane, itari inzu nini, wenda ufata nk'inzu ya metero 10 ku 10, wenda n'uburebure bwa metero 5. Dufata urugero inzu nk'iyo, inzu isanzwe nk'iyo ngiyo. Urumva ufata inzu wenda inzu isanzwe nk'iyo ngiyo ya metero 10 ku 10, ibyumba wenda nka 3 na salo, gutyo inzu zingana gutyo, izo inzu ziciriritse zisanzwe. Uzi ko buno bwato bwari burimo amazu nk'ayo ngayo menshi cyane. Ubwo bwato bwari burimo amazu nk'ayo menshi cyane pe. Ushobora gusanga bwari burimo nk'amazu cyangwa nka za cadastre nka 12. Bwari ubwato bunini, kuko niba utegereza ugiye nko mu bipimo ugahita ushaka ubuso bw'ubwo bwato, ahantu bwonyine bwari bwicaye, bwari burambaraye, metero 150 nka kuba metero 25, nahita mbona ubuso burimo. Binyereka ngo ubuso bwari ubuso 3750. Ubuso 3750 ahantu ubwato bwonyine bwari bwicaye bwari buri. Ufashe nk'ibi bibanza bigezweho, bino bibanza dukata mu Rwanda,
bya metero bino bibanza bya metero 15 kuri 20 ukase bino bibanza bimeze gutyo. Uzi ko bura bwato bwa Nowa bwari kwicara ku bibanza bingana gutyo nibura 12 n'igice, bwari kwicara ku bibanza 12 n'igice ahantu bwari buri ubuso bwabwo bwari ubwato bunini cyane. Noneho buriya bwato bwari burimo nka kadastre 11, bwari burimo nk'amazu nka za kadastre nibura amazu ya kadastre cyangwa se nka 11, cyangwa amazu nibura ageretse rimwe. Ubaza amazu manini meza ageretse rimwe, aya mazu afite etage, inzu yo hasi niyo hejuru zigerekeranye, hari ku amazu nka 6 manini meza. Bwari ubwato bunini cyane. Urumva rero bwamutwagiye kubwubaka Nowa. Bwari ubwato bunini kabisa, ariko arabwubaka. Imana imumenera ibanga imubwira uko azajya bwubaka. Bwari ubwato bugoye kubwubaka, ikamuha ibipimo n'idirishya uko rigomba kungana, n'icyumba uko kigomba kungana, n'ukuntu agomba guhomamo za kaburimbo ubushishi kugira ngo amazi atazinjiramo, nyine imbaho zigafatana neza. Ubwato arabwubaka. Ikintu nkunda ngo ibintu byose Imana yategetse Nowa, ngo Nowa yabikoze uko Imana yabimutegetse. Ngo arangije umva uko Imana yabimutegetse, inyamaswa agomba kujyanamo ibintu ngo abikora uko Imana yagize gute, yabimutegetse. Kari akazi kagoye, ariko Nowa yizeraga Imana, akumvira Imana, ngo ibintu byose akabikora uko Imana yabimutegetse. Imana ishimwe. N'ubwato bwamugoye, yabwubatse witegereje ubona yabwubatse imyaka ishobora kuba iri mu 100, avunika imyaka cyangwa irengaho gato, yaravunitse cyane, ariko ibintu byose ngo yabikoze uko Imana yabimutegetse. Imana itugirire neza. Mwitegereze rero, buriya Nowa icyo mukundira yumviye Imana. Yarari mu isimbi y'abanyarugomo, ariko ntiyasa nk'abo banyarugomo. Abantu bari buzuye urugomo ngo barwana. N'uyu munsi hariho urugomo, abanyarugomo. Uko Imana itababariye abanyarugomo ku gihe cyane bikabarimbura, niko itazababarira n'abanyarugomo b'uyu munsi. Abanyarugomo, abantu barwana, abantu murwana, muba mu ngo murwana, abagabo n'abagore murwana, muri abagizi ba nabi, mwirirwa murwana, abana bato murwana, urubyiruko murwana, muri abanyarugomo. Abanyarugomo Imana izabarimbura. Ntiyababariye abanyarugomo bo ku gihe cya Nowa, nawe ntizakubabara nuguma mu rugomo. Abantu birirwa mukomeretsanya, mujya mutubari mukanywa, mugasinda, mukarwana, mugakomeretsanya, mugakora ibya, Imana izabarimbura. Abanyarugomo bene wanyu bo mu gihe cya Nowa, Imana yarabarimbuye, nawe izakurimbura. Abasinzi bene wanyu bo mu gihe cya Nowa, Imana yarabarimbuye, nawe izakurimbura. Abagizi ba nabi bo mu gihe cya Nowa, Imana yarabarimbuye, nawe izakurimbura. Abanyarugomo, abantu bafata umva ibyitwa urugomo byose, kugambana, gutukana, mugashihura abantu, ukajya ufata umuntu ukamukorera urugomo, ukamutuka, ukamushihura, ukamwandagaza, ukamusebya. Umva biriya bintu Imana nubigumamo ntubijyane ngo Yesu kubabarire, uzabirimbukiramo, kuko bene wanyu babikoraga bo ku gihe cya Nowa, Imana yarabarimbuye. Abanyarugomo rero ni igihe cyo kugira ngo mwicare mwongere mwihane. Ufite abantu bakoreraga urugomo, abantu bajya kugambanira, ihane ubugambanyi ntuzabusubiremo. Imana itazavaho ikurimbura, kuko abagome bo mu gihe cya Nowa Imana yarabarimbuye, nabo muri iki gihe Imana izabarimbura. Abarozi muroga abantu, mugira n'abantu, namwe uko Imana itababariye abanyarugomo bo ku gihe cya Nowa ikabarimbura, niko namwe abarozi bo muri iyi minsi Imana itazabura kubarimbura nimutabyihana ngo mubivemo. Ababeshyi, abagizi, abajuru, mwebwe mugenda mwiba abantu, mubatekera imitwe, mumenagura amazu y'abantu, mutekera abantu imitwe, mwambura abantu udufaranga twabo, muri abanyarugomo, muri abajura, muri abagizi ba nabi. Imana izabarimbura. Abicanyi Imana izabarimbura. Uko itababariye abicanyi bo mu gihe cya Nowa, niko namwe itazabababarira. Ni igihe cyo kwihana rero. Ariko reka mbabwire, ibyaha byose wari utuyemo, hari inkuru nziza nkufitiye. Hari amaraso ya Yesu yiteguye kukweza no kugutunganya, ugakizwa, ukaba muzima. Imana ishimwe. Ukabaho ubuzima bw'abana b'Imana, ukabaho ubuzima bw'abana b'Imana. Imana itugirire neza. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Wabagaho uhutaza abantu, abaje ubaha serivisi gute?
ugatanga serivisi uhutaza abantu, ubwira n'aba abantu, oya abameze gutyo Imana ntiyabababariye mu gihe cya Nowa. N'uyu munsi rero izabarimbura, urubanza ruracyahari. Reka turebe, reka nkubwize ukuri, umunsi Imana izaza gukubita inkozi z'ibibi. Inkozi z'ibibi hari umunsi zizakubitwa, inkozi z'ibibi hari umunsi zizarimbuka, inkozi z'ibibi zanze kwihana hari umuriro uzitegereje. Reka nkubwire wowe, ihana uve mu byaha, wizere Yesu akubabarire, ugende uruhutse. Kuki ugomba kugerana umutwaro w'ibyaha? Abantu bo kwa Nowa umva bararimbutse kandi bazize kutihana ibyaha ngo bizere. Ariko Yesu arahari, yagiye ku musaraba kugira ngo wowe unyumva utazarimbuka, yagiye ku musaraba kugira ngo wowe unyumva utazapfira mu byaha, yagiye ku musaraba kugira ngo wowe wihana kubabarire, yagiye ku musaraba kugira ngo utazarimbukira mu byaha, yagiye ku musaraba gukunda ngo agucungure. Ntago ashaka kugutakaza, ntago ashaka kurimbuka, ntago ashaka gupfira mu byaha. Aragutegereje umwami Yesu ngo akubabarire, aragutegereje umwami Yesu ngo akweze, aragutegereje umwami Yesu ngo aguhe imbaraga, ngo agukure mu byaha, agukure mu mwanda, ngo aguhindure icyaremwe gishya, uhinduke umwana w'Imana. Reka mbabwize ukuri, iriya nkuge Nowa yarayibaje, iriya nkuge yamubereye agakiza. Ntabwo yashoboraga kurimbuka, abari bari mu nkuge bose nta n'umwe ugomba kurimbuka. Uyu munsi inkuge imeze kuriya ntigihari, inkuge yacu ni Yesu. Igiti gofero ntikigihari, igiti cyacu cy'ubugingo ni Yesu. Yesu niwe giti cyacu cy'ubugingo, Yesu niwe nkuge yacu y'agakiza. Haleluya! Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Iyo tumutumbiriye natwe turakizwa. Abantu bo mu gihe cya Nowa bakoze ibyaha, inkuge iraboneka banga kuyinjiramo ngo bakizwe. Natwe uyu munsi wa none hari abantu mukiri mu byaha, ariko hari inkuge yitwa Yesu yabonetse. Yesu niwe nkuge dukiriramo umujinya w'Imana, Yesu niwe nkuge tugeramo tugakurwaho imitwaro y'ibyaha. Inkuge y'agakiza kacu ni Yesu. Yesu niwe duhungiramo tukabona agakiza. Amen. Agakiza bajwe mu kindi giti kitari Yesu nikabaho, ako ntago kagukiza. Ariko iyo tugeze muri Yesu turakizwa, tugahinduka abazima, tugahinduka abana b'Imana, tukareka kuba imbata z'ibyaha, tugahinduka abana basa na Yesu. Amen. Imana itugirire neza. Nagira ngo nkubwire ngo hari ibihano, hari umunsi Imana izakurambirwa. Iyo ukomeza wigaragura mu byaha, ukabona Imana yarakwihoreye, ukicara ukadamarara, uburyo Imana ibikureba. Ibyaha byose ukora wihishe, Imana ibikureba. Ibyaha byose ukora abantu batakubona, Imana yibikubona. Kandi Imana irababara, burya irakureba ikavuga ngo nararumbije. Niyo uri umukristo wigaragura mu byaha, Imana irakureba ikavuga ngo umva, ni ukuri nararumbije. Ni nka wa mubyeyi ubyara umwana, ariko umwana akitwara ukuntu umubyeyi atigeze ateganya. Imana irakureba ikavuga ngo ni ukuri umbereye ikirumbo, ni ukuri umbereye umwana w'ikirara, ni ukuri suko wari ukwiriye kuba, naragupfiriye, naragucunguye, nakumeneye amaraso, naragukunze. Kuki ugenda gutyo? Ntago ariko Imana ishaka kugenda. Abantu bo kugiye cyane ngo bababaje Imana, ngo bababaza Imana, Imana irababara. Ngo Imana irangije aravuga ngo nuko umwuka wanyana azahora ruhanya n'aba bantu. Imana irangije aravuga ngo umva aho bigeze ngiye kubarimbura. Nawe Imana yarakwihangane. Imana yakwihanganiye mu busambanyi bwawe, ariko ikwihanganira kugira ngo ubuvemo. Imana ikwihanganira mu bujura, ariko ibikorera kugira ngo ubivemo. Imana ikwihanganira mu manyanga, ariko ikwihanganira kugira ngo ubivemo. Imana itanga Yesu kuko wari urushye, uremerewe n'ibyaha, kugira ngo ubivemo, kuki ubigumamo. Ntabwo Imana ishaka kubigumamo, Imana ishaka kubivamo. Yesu ashaka kukubabarira, Yesu ashaka guhinduka, ugahindukira, ukava mu mwanda, ukabivamo, ukabizinuka, ukava mu basinzi, ugakizwa ugahinduka umwana w'Imana, ukava mu banyarugomo, ugakizwa ugahinduka umwana w'Imana, ukava mu banyabinyoma, ugakizwa ugahinduka umwana w'Imana, ukava mu banyamanyanga, ugakizwa ugahinduka umwana w'Imana, ukava mu bantu batizera Yesu. Ngo ikintu cyatumye Nowa ngo akiranukira Imana, mu Baheburayo ibice 11:5 batubwiye ngo kwizera niko kwatumye ngo Nowa, amen, ngo yumvira Imana. Haleluya. Kugira ngo Nowa yumvira Imana bishoboke, kugira ngo Nowa yubaha Imana, kugira ngo Nowa ntase nabo mu gihe cye, nuko yizeraga Imana. Nimba ushaka kubaho mu isi y'abasambanyi kandi ntusambane nkabo, izera Yesu, uvuga ngo ngewe icyitegererezo cyanjye ni Yesu, nge nzasa na Yesu. Nimba ushaka kubaho mu isi y'abasinzi ariko ntube umusinzi nkabo, izere Yesu, ubuzima bwawe buhereze Yesu. Yesu azaburinda. Haleluya. Yesu azaburinda, Yesu azaburinda. Ntabwo uzarimbukana nabo, ntabwo uzarimbukana nabo. Nimba ushaka kubaho muri
muri iyi si y'abagizi ba nabi, muri iyi si y'abagambanyi, muri iyi si y'abahemu. Kandi utari umuhemu, utari umugambanyi, ntuse nabo. Umva, ibanga nta rindi ni ririya rya Nowa, ngo Nowa yizeraga Imana, ngo kwizera niko kwatumye, amena, ngo Nowa yumvira Imana, yubaha Imana, adasa nabo mu gihe cye. Imana yarenje ikavuga ngo Nowa uri umukiranutsi, kuri konte yawe nkubiseho ikintu cyitwa gukiranuka. Umva, ubu ngubu ngo nkwambitse gukiranuka kwanjye, ngo nkuraze gukiranuka kudatangwa n'ibindi bintu ibyo ari byo byose, ngo ahubwo guturuka ku Mana. Iyo wizeye Imana ikwita umukiranutsi. Iyo wizeye Yesu, Imana igukura mu banyabyaha. Iyo wizeye Yesu ukihana ibyaha byawe, Imana irakubabarira ikaguhindura umwana w'Imana, ugahinduka umuntu mushya, ukareka kujya ugendera mu byaha, ugatangira ukabaho uri umuntu uvuga ngo ubu njyewe amaso yanjye ntago nyahanga iby'isi, nyahanze Yesu, niwe cyitegererezo cyanjye. Hanyuma rero ibibi sikora ntubibarizwemo, amanyanga y'isi ntuyabarizwemo, ibyaha by'isi ntubibarizwemo, ukaba umwana w'ijuru. Indangagaciro zawe zikaba indangagaciro za Yesu, ukabura umuvandimwe wa Yesu. Haleluya! Iyo twizeye Yesu aduhindura abana b'Imana, tugahinduka ibyaremwe bishya, tugahinduka abavandimwe b'umwami Yesu, tugahinduka abaraganwa na Kristo, abaraganwa na Kristo. Imana ishimwe. Dufite indirimbo turirimba mu gitabo ivuga ngo ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we, ngo Imana ishimwe cyane, ngo kandi ibyo mfite byose ngo niwe wabimpaye, ngo Imana ishimwe, ngo kandi yarambabariye, Imana ishimwe. Iyo twizeye Yesu natwe atubera inkuge y'agakiza, tukamwinjiramo tugakira, tugakira umujinya w'Imana, tugakira urubanza rw'Imana, tugakira ingaruka z'ibyaha, tugahinduka abana b'Imana, tukareka kujya tugenda dufite ubwoba, tukajya tugenda twumva, amena, turi abantu bashinganye, tukajya tugenda twumva iwacu ari mu ijuru, tukajya tugenda twumva turinzwe n'imbaraga zikomeye, tukajya tugenda twumva duhagaze mu butware bw'Imana, tukajya tugenda turirimba ngo ejo hacu harashinganye, turi mu biganza bya Kristo. Iyo uri mu biganza bya Kristo ukabaho uri umwana w'Imana, icyo gihe ushobora guhamya ngo njye sinzarimbuka. Kubera iki? Umwami wanjye Yesu aramfashe, ndamwumvira, ndamukurikira, ntazandekura. Iyo uri mu biganza bya Kristo rero, icyo gihe noneho ufite umudendezo wo gukora ibyiza byose, ibyo ashima byose. Haleluya! Inkuge y'agakiza kacu ni Yesu. Yesu niwe nkuge y'agakiza dufite uyu munsi. Inkuge yo ku bwa Nowa ntigihari, ariko Yesu aracyahari. Icyakoze ibyaha abantu bo ku bwa Nowa bakoze bikabarimbuza, n'uyu munsi nabo uyu munsi baracyabikora. Nawe nubikora bizakurimbuza, ariko nubyihana ntuzarimbuka, uzabana n'Imana, uzagira amahoro. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nta mahoro y'abanyabyaha ni Uwiteka avuga, ariko abakiranutsi, abizera Yesu, abakiranutsi b'umwami ngo bahorana amahoro yo mu mutima. Reka nkubwire, kimwe mu bintu bituma agakiza kandyohera, amahoro ya Kristo. Amahoro ngumana niyo mfite ibibazo, amahoro ngumana niyo mfite intambara, amahoro ngumana niyo isi itamereye neza, amahoro ngumana niyo ibintu byaba bitifashe uko nabyifuzaga, amahoro ngendana mu byago, amahoro ngendana mu bihe byiza, amahoro ngendana mu munezero, amahoro ntashobora kwakwa, amahoro nkura muri Yesu, amahoro atarimo ibyaha. Ubuzima butarimo ibyaha buraryoha. Kubera ibyaha bizana urubanza, ibyaha bizana urubanza. Uragenda ijwi rikajya rikubwira ngo nubwo wibeshya ariko uzarimbuka ibyaha wanze kubivamo. Ariko reka mbabwire, kwiyuhana ibyaha tukibera muri Yesu biduhesha amahoro. Imana ishimwe. Ariko tekereza, Imana ikagiza, tukagirana nayo ubusabane, tukagirana ubusabane n'Imana, umva, tukajya tugenda twumva nta bwoba dufite. Kubera iki? Tuzi neza yuko twebwe ntago tubaho nk'uko isi ibaho, tubaho nk'uko umwami wacu abaho. Ntago, umva, Nowa yari umuntu, yari icyitegererezo kabisa. Urumva, Nowa ntiyabagaho nkabo, ahubwo ikintu gitangaje, yababwirizaga ubutumwa bwiza ngo bihane babivemo batazabirimbukiramo. Nawe reka nkubwire, wihano bivemo ntuzabirimbukiremo. Wakoze gukurikirana iyi Bible study, Imana iguha umugisha, ntago uzicuza. Tuzajya dukomeza twigira ijambo ry'Imana buri wa gatandatu mu gitondo. Bible study nshya irasohoka. Imana ishimwe. Reka dusenga Imana. Mana, nsengeye buri wese twabanye muri iki kiganiro, twari turimo twigira kuri Nowa nabo mu gihe cye. Wagikurikiye wese umuha umugisha, wari ukiri mu byaha umuha imbaraga zo kubivamo, uwagendaga nabi umuhe kugenda neza, uwakiranirwaga umukure mu byaha umuhe kubaho ubuzima bwo gukiranuka, uwari utarizera Yesu umuhe kwizera Yesu,
urakoze ukomeze kudushyigikira. Kandi abankurikiye bafite ibibazo bibagoye bibaremereye, ndabasengeye nabo ngo bakize, abarwayi ubakize, abaremerewe ubakize, abafite intimba n'agahinda ubakize, buri wese ufite ikimubabaje umukize mu izina rya Yesu. Wakoze kubana natwe Mwuka Wera, izina ryawe ndirishimwe kandi rihabwe icyubahiro, mu izina rikomeye ry'umucunguzi wacu Yesu. Urakoze. Amen. Wakoze kubana natwe. Yesu aguha umugisha naho ubutaha. Imana ishimwe.